Shalom, shalom, Grace Room. Igiterane. Amatariki yahindutse ni enye n'eshanu, bizaba ari kuwa gatanu no kuwa gatandatu. Kuwa gatanu tuzatangira saa 7 z'amanywa, ariko imiryango izaba ikinguye saa 5 za mu gitondo. Icyo gihe rero birasaba gukora iki? Urasaba gukora registration bushyashya kugira ngo ubashe kwinjira. Abiyandikishije kwa gatandatu turakomeza tuzaze ku gatandatu, abiyandikishije ku cyumweru murongera mwiyandikishe niba muzaboneka kwa gatanu. Habaye impamvu itureba twese nk'abanyarwanda ituma aya matariki ahinduka, ariko turakomeje tuvuga ngo Yesu ni umwami. Turacyari mu mashimwe, turacyarimo gushimira Imana kubw'imirimo ye. Ku cyumweru tuzaba turi i Nyarutarama. Bityo rero nkaba mbibutsa ko kwa gatandatu ni saa 11 mu rukerera nkuko twabisezeranyije Imana. Umwami abaha umugisha, isaha yawe n'umuryango wawe yageze, ishimwe ryawe ryegeranye. Tugomba guha Imana yacu icyubahiro. Duhurireyo twese turamya Imana, tuvuga imirimo ye, tumushyira hejuru umwami wacu. Shalom.